niko Pastor Korongo ngo iki? Banyarwandakazi, wowe urakora iki? Jewe ndateza ubwega. Urateza ubwega kuri nde se? Murinda hariyene waye mayipaya. Wenyine se cyangwa hari n'abandi? N'abari abana yazanye kuri shop muri social media. Ahubwo utega ngugira inama nimukomeza kuvuga Irene nabi murapfa. Ntabwo twapfa. Urabizi neza ntabwo mwapfa. Ntabwo twapfa. Niyo napfa. Wakora iki se kandi ubu wabona utubeshye ngo wazuka? Akaboko k'ibumoso kagira ikibazo ariko ak'iburyo kasigara. Ariko Pastor Korongo nubwo ibintu wabigize seriya ariko nge numvaga turi gukina. Ibintu byo gukina, mujye gukina kwa basore banyuko, mukine n'abanyokorome. Banyokorome n'abahari ubwo urumva turi bukine n'abande. Mukine n'abanyose, n'abanyogosenge, n'ababyara banyu. Niko Bosco nawe uracyari kwihahirene ngo mubwira gushumikishe Karive. Washumikishije so cyangwa se gashumikisha nyoko ko aribo bakoze ikosa bo bakubyaye. Nibamereza iki se? Ntibaguhereza uburere bukwiriye. Ariko kurwaye ruhande umva ko nakagombye kuba nkora iki? Ariko kurwangira uruhande numva ko wakombye gufata uwo mutwe wawe ukarufata ukagenda ukagubika mu mufuka w'ipantaro nibyo byaza kuba bizima. Yesu Kristo nyagasani kuko umutwe wawe ufite ubumuga burenze ubwo akaboko wirguhisha we Irene. Ngo yagiye kwa muganga ngo hanyuma witwa Murinda Habirene abastajeri baramupangira. Hanyuma bamaze kumupangira baraza bagira gute bamwitorezaho gutera inshinge. Yo ese disi burya kumbe bamwitorejeho gutera inshinge aho kugira ngo atere ushinge ku nyama arutera agenda rutera mu mutsi. Biza kuza gutuma bigenda gute? Biza kuza gutuma akura afite akaboko gapfuye. Akahe? Kakandi mujya mubona akunda kwiriza mu mifuka y'ipantaro. Umva twumvikane kumenya ko prison nge ubwanjye ibyo bintu ntabyo nzi. Ubwo urabizi ko ibyo bintu wabikoze Irene, urabizi ko akaboko kawe k'iburyo kazima. Kakoze iki buretse wumve guharabika umuntu? Kakanze amabere y'umugore wawe akamuviramo kanseri mpaka apfuye. Ariko Bosco ubanza wasaze winjire n'abapolisi ngo umupolisi ufata iki? Umupolisi ufata pandagara akayitwara mu rubingo rw'inkaze. Subwa bebe nayo bibaye ibintu by'ibibazo bikomeye cyane. Nese no kwera cyo umupolisi umuvuze mupfiki. Ngiye baramfata ku kagambane baramfunga mani. Umuntu ashaka kunyica ngo narangiza nkakubwira ngo iki? Warangiza ukambwira ngo umuntu yampamagara nkitaba gute se? Niko Sikovi ngo niba hari iki? Niba hari ikintu kibi cyabaye hano abantu bose bahanze amaso bacecetse. Ni ikihe se k'ibintu biri kuba hiryo no hino ku mbuga nkoranyambaga ari byinshi kamateka ameze nabi? Nukubona titire ku binyamakuru bandika ngo umuntu aranuka. Nese nyine nimba babivuga ubundi ubwo sanuka. Mutekereza ko bizagenda bita umunsi azaca mu mujyi hano? Mayibobo ziti dore wa mukobwa unuka. Ngo niba iki? Niba umuntu afata video y'abantu basambanye cyangwa bakoze imibonano mpuzabitsina bagize iki? Babishaka nta gahato. Akayifata akayikorera iki? Akayifata akayisohora. Tukamufata tukamwohereza he? Mukamufata mukamwohereza muri gereza. Ngo umuntu akaza agakora iki? Umuntu akaza akicara kuri mikoro imwe ebyiri eshatu abantu bakavuga guhera ku wa mbere kugeza ku wa nyuma. Bakavuga ngo iki se? Bakavuga ngo umuntu aranuka. Kugeza aho umuntu avuga ngo njyewe mbivuga byari brag. Byarangiza bigakwira isi yose umuntu avuga ko umuntu anuka. Twarangiza tukavuga ngo mwana mukavuga ngo mutegereje ko nyiri kuvugwa kanuka haza kuzana ikirego. None se nyine ubabaye si ubanda urugi niwe akagombye gutanga ikirego nyine. Ayushuwa ko uyu muntu afite imbaraga ziza kuri ribu cyangwa afite imbaraga zo kwimanika mu mugozi. Oya hajemo n'imigozi se kandi ubamaze gupfa abantu bakamenya iki? Abantu bakamenya ko ari cyo yazize. Ababivuze mwabafunga. Yego mubafungira iki? Niko komenya ko Prince wewe witangura umuzimu Jacques ko yarwa akaba yaranze gukira. Jacques buri yurebye wobona asabwe. Jackie rero asabwa gupfa akavuka. Jackie ku itariki 29. Jacques agomba kuba ari iki? Jackie agomba kuba ari muzima. Umva kubeshya ariko uyu Jackie niba mwambutsa mu gihugu cy'u Rwanda bakamujyana he? Bakamujyana Tanzania. Jackie bazamugarura yapfuye. None se Bosco ngo wasezeranyije Imana yo mu ijuru ihoraho ngo yuko ribu niguhamagara utazakora. Nasezeranyije Imana ihoraho yo mu ijuru yuko ribu niyongera kumpamagara ngiyewe Empire ntago nzayitaba. Ngaho ibintu birakomeye mugani wa Lorenzo ntago uzayitaba ahubwo wenda bwo bazanshake hanyuma bo bazambone noneho ubwo niyo ngengo y'imari zihagenderiza essence zihagendere. Iyo essence ya leta ihagendere ku rutuko ribuze gutanga raporo ngo uyu muntu twaramushatse bidutwara litiro 100 za essence kandi ari ngiye wakoresha essence yanjye. Iko pastor nicyo bavuga ko abapasiteri barya amafaranga y'abayoboke. Abapasitoro barya amafaranga y'abayoboke ni je wa mbere mu Rwanda. Ngwiki woro umupasiteri wemewe ubifitiye n'ububasha ariko ngo abapasiteri barya amafaranga y'abayoboke ngo niwe waki? Ni je wa mbere mu Rwanda kandi je maze n'imyaka myinshi mbare nyarya amafaranga y'abayoboke. Ubundi se urya y'abayoboke bahe? Bahore buhori cace mbere y'umuyobozi. Ngwiki ariko warasaze wacyondowe uzi ko nari mfite gahunda yo kuzaza gusenga mu rusengero rwawe. Nawe nuza gusenga nzajya yabo.
Nyarudigi Nyamudango noneho reba iki none reba nk'Imana nsa nkayo urava ngo Imana mu shusho yayo rindo ikurikira se ko bajya bareka imikino sha bwo Imana yasa nkanjye abari Imana nyabaki Bush bombe bushari bushidongo kireba muri miriwari kisi ngireba muri miriwari mbona miriwari isizamo ibisate bitatu ahise vuga ati ndi ingagi niko yakawe ngo ubwira inda ngwiki ngenda kubwira inda n'imbere y'Imana nubwo bambwira ngo urwaye sida ukambira ukama gusa namanuka Kizimbabwe niko nzovunga igihe wajyaga kugura inda kuri 40 ngo wakoresheje iki koreshe Prudence kirarereta gutya kirese ndabese koko kwa kunenda wakwataka ngo wajya kumva iki wajya kumva cya kintu kireta kikagwa none se yakanga izinda iki zinda kuri kwimana zinda ziradufite zibafite gute se yaka jewe rinda twaranye nejo bundi Sodoma napfe kumanura ipantaro abafashe igitsina bagikubise mu kanwa niko buriya ngo uziko ngo umuntu ushaka kukurongora ngo abashaka gukorera iki kumana uziko njye umuntu ushaka kundongora mbona ashaka kumemukira gute se paka ugatekereza kume mu gihe undongore bro tajyana wewe kwibwejaguza aho John yawe ntiyakurongora oya suka man ukangwiza kuri nakagamba nakonga kuziko bura Juna nazana mure gute se shaka uzansambanya oya Jenny arabwo umuntu avuze gusama yakaba avuze kurongora ese kurongora n'ukuri oya nuko bitakunda nuko utabyemera wenda ariko uwo muhaye awuvuza da Junior ni shiti yanjye ku buryo se umuhaye uwo musuwageje watawusasanura akawusobanura nago yabikora bura ntuzayimukira ishiti yawe kirazira gute se nasi we wandongora avugisha ukuri ahubwo we wandongora niko ngo warabyutse ngo usanga nta kirongo umugara akubwira ngo kuba utagifite ngo uhita utaha iwanyu kuko n'undi ntacyo waba umariye ngo ujya kuri Karama ngo bagukorere iki barakima bamaze kukiguha barasinya ngaho abaganga barasinye gusa urigendera bashyiraho n'ifoto harya umugabo wawe ko natare kumwibuka ubundi bwo muri rusange cyari icyande ni icya Farije igorata umugabo wawe yitwa Farije urangije ndangije kukizana nyishyira mu murenge ariko hari nta nese waritoye kijyana mu murenge ni wababaza cyabaho kiri babajije ati si cy'umurenge kiri ngo ntacyo nese undi warinda gutanga icyawe yubaha icyo mu mudugudu nayo nabaha icyo mu mudugudu barambwira ngo cyarabuze ubwo bakubwira ngo iki ubwo barambwira ati ngoze nicyo ngicyo tugifotore ubwo ujyane fotokopi urangije ubonye ugihaza ukibahaye bavuga ngo iki ati ubwo tugiye kubikurikirana ubwo ukizanye tuzaguha igisubizo mu kwa 7